Kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka. Bene data, igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se cyamunsi cyiza bivanye n'aho buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwese mweme gufatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none kuwa 28 Mata 2025 kuwa mbere iragira iti urukingo rw'ibigeragezo ni ijambo ry'Imana. Urukingo rw'ibigeragezo ni ijambo ry'Imana. Mbere ko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turirimbane indirimbo y'194 indirimbo zo gushimisha Imana igira iti Mana nduburira amaso yanjye ku misozi, mbese gutabarwa kwanjye kwava he? Niturangiza dusome ijambo ry'Imana riri muri Matayo ibice 4 murongo wa mbere kugeze kuri 11. Haleluya, haleluya. Mana niyo murinzi wawe wo kwizerwa mwene data, ni igicucu cy'iburyo bwawe gihoraho. Ku manywa izuba ntirizakwica, nijoro ukwezi ntuzagutinya. Imana nikurinda ibibi byose iteka mwene data. Imana nirinda ubugingo bwawe neza, izakurinda amajya n'amaza none no mu bihe bidashira. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 4 duhere ku murongo wa mbere tugeze kuri 11. Haravuga ngo Yesu ageragezwa na Satani, umutwe w'amagambo. Maze Yesu ajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'umwanzi. Amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, abona gusonza.
umushukanyi aramwegera aramubwira ati niba uri umwana w'Imana bwira aya mabuye ahinduke imitsima. Aramusubiza ati handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Maze umwanzi amujyana ku murwa wera, amuhagarika ku gasongero k'urusengero, aramubwira ati niba uri umwana w'Imana ijugunye hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Yesu aramusubiza ati kandi handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Umwanzi arongera amujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. Aramubwira ati biriya byose ndabiguha nupfukama ukandamya. Yesu aramubwira ati genda Satani, kuko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe abe ariyo ukorera yonyine. Umwanzi aherako aramureka, maze haza abamarayika baramukorera. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mu gitabo cy'Itangiriro ibice 3:16-19 atwereka intangiriro y'ibigeragezo bya mbere Satani yoheje Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni, nabo bakayumvira, hanyuma bagakurikiraho ibihano by'Imana kuri buri ruhande. Nyuma y'uko bemeye gushukwa bakarya ku mbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi kandi Imana yari yarababujije, bo bakabirengaho, nibwo Imana ibahanishije imibabaro n'imiruho. Eva imuhanisha kugwiza, irangira avuga ngo kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe, ufite inda uzajya ubyara abana ubabara, kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe, nawe azagutwara. Ibwira umugabo ari we Adamu, nawe ati ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije ko utazaryaho, uzaniye ubutaka kuvumwa, iminsi yo kubaho kwawe uzajya urya ibivamo ugombye kubiruhira. Buzajya bukumereramo imikeri n'ibitovu, nawe uzajya urya imboga zo mu murima. Gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima, urinde ugeza ubwo uzasubira mu butaka, kuko arimo wakuwe. Uri umukungugu nimo uzasubira. Mu mirimo ya buri munsi dukora tuba dushaka kubaho muri iyi si neza nta bindi bibazo, ariko siko bigenda, kuko tugenda duhuriramo n'ibigeragezo, imitego y'umwanzi Satani. Icyumweru dutangiye ntabwo tuzi ibikirimo, ariko amagambo y'Imana nuyitaho buri munsi, ntutungwe n'umutsima ushaka gusa, azagufasha kandi akurinde ibitero by'umwanzi. Hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 3:1-11 atubwiye inkuru z'uko Yesu yageragejwe na Satani amusanze mu butayu, amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, akaza gusonza, akamugerageresha kumubwira ko ngo nimba uri umwana w'Imana bwira aya mabuye ahinduke imitsima. Nawe aramusubiza ati umuntu ntabwo atungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Umwanzi arongera amuhagarika ku gasongero k'urusengero, arongera aramubwira ati niba uri umwana w'Imana jugunya hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Yesu aramusubiza ati
kandi yanditswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Umwanzi arongera amujyana ku mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo, aramubwira ati biriya byose ndabiguha nupfukama ukandamya. Yesu aramubwira ati genda Satani, kuko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe abe ariyo ukorera yonyine. Umwanzi aherako aramureka, maze haza abamarayika baramukorera. Dawidi arandika muri Zaburi y'119 umurongo wa 11 hagira hati nabiki ijambo ryawe mu mutima kugira ngo ntagucumuraho. Mwene data, ni ngombwa gutunga ijambo ry'Imana cyangwa se amagambo y'Imana mu mutima wawe kugira ngo ajye akubera urukingo rugukingira ibigeragezo, rugukingira ibibi byose. Ni ngombwa kuzajya urya amagambo y'Imana wifashisha inkota ariyo jambo ry'umwuka. Mu gihe utewe, akenshi Satani adutera ashingiye mu byo dukora, akaba ariho ashaka kudutsinda. Ibyo uzabishobora ute? Uzabishobora mu gusoma ijambo ry'Imana hamwe no gusenga ndetse no kwiyiriza. Ijambo ry'Imana rero mwene data ridufashe, iki cyumweru uzaba wubakiraho rizabashe kukugira neza. Urakoze Uwiteka Mana Nyir'ingabo, sengeye mwene data wumvise amagambo abashe kumubera umutsima utunga ubugingo, azabashe kuyifashisha, amurinde ibigeragezo azahura nabyo mu kazi. Urakoze, urakarama, bana natwe mu byose, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo bisenze, amen. Mwari kumwe nanone nk'uko bisanzwe na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Musafiri Gakombe, Shumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda CCR. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe mwese bene data. Bifurije kugira intangiriro nziza y'icyumweru n'akazi keza. Shalom shalom, ndabakunda.